Yes, ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yumvikanye mu karere ka Nyagatare. Ni umugabo ukoze amahano yikora mu nda yica umugore we, ndetse binakomeje kugenda bigarukwaho ko uyu mugore yishe yari atwite. Ni inkuru rero yamenyekanye mu gitondo cyo kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Turaje kugira ngo tukuvire umuzini muzingo iby'aya makuru y'uyu mugabo muri kano karere ka Nyagatare waje kwica umugore we ndetse n'icyo bapfaga. Mu by'ukuri abantu benshi baje gutungurwa ubwo uyu mugabo yicaga umugore we. Biravugwa ko rero uyu mugore ngo yari atwite inda, ndetse binavugwa ko ngo iyi nda yari atwite yari iri hafi kuvuka. Bamwe mu baturage n'ubundi cyangwa se inshuti z'imiryango bagize icyo batangaza cyangwa se bagize icyo batangariza itangazamakuru, kuko nyuma y'uko uyu mugabo yica umugore we, amakuru dufite ni uko yaje kuza kujya kuri polisi. Ariko mbere yo kujya kuri polisi hari icyo yaje kuza kubanza gukora, nacyo tugiye kuza kurebera hamwe muri aya makuru. Nyaboneka abantu muri iyi minsi basigaye barabaye nk'inyamaswa, aho usanga umugore yishwe n'umugabo, cyangwa se aho usanga umugabo yishe umugore we, ugasanga umwana yishe umubyeyi we, aho usanga umwana yishe papa we cyangwa se akica mama we, cyangwa ugasanga umugore yishe umugabo, cyangwa se ugasanga umugore yishe umwana, cyangwa ugasanga umugabo yishe umwana we. Mu by'ukuri muri iyi minsi birasa naho isi ishobora kuba igeze ku iherezo, cyangwa se isi yaba iri mu marembera. Nyaboneka rero turaje kugira ngo tukuvire umuzini muzingo iby'aya makuru. Ariko mbere kugira ngo tugaruke kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tubanze tugusabe kanda kuri sabone, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa subscribe, ubundi uhakande. Ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification uzibonera mu ba mbere amakuru yacu ujya kurikirana 5 kuri 5. Turagusaba rero gukora share, byibuze aya makuru uyasangize abantu 2 cyangwa 3 uraba uduteye inkuru ikomeye cyane. Ikindi ujye muri comment utanga igitekerezo cyawe, ndetse wibuke no gukora like, kuko ibi byose iyo bikoze bidutera motivation yo gukora cyane, tukajya tugushakishiriza amakuru menshi avugwa mu Rwanda, avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tukajya tuyaguhereza 5 kuri 5. Tutizimye mu magambo rero, reka tugaruke kuri aya makuru ku buryo burambuye. Ariko mbere yo kugira ngo tugaruke kuri aya makuru ku buryo burambuye, nyaboneka rero ibyo twagusabye ni ibintu byoroshye, bikore ndetse unadukurikirana ugere ku musozo w'inkuru ze, no kuza gusobanukirwa neza uko byaje kuza kuba byarangira nyuma y'uko uyu mugabo yishe uyu mugore we, bikarangira agiye kuri polisi kwirega. Ndetse mbere yo kuza kujya kwirega akaba ari nibyo yaje kuza kubanza gukora. Reka rero tizimye mu magambo twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni inkuru rero iri kugarukwaho mu karere ka Nyagatare y'umugabo waje kwica umugore we. Bikaba bikomeje kugenda bivuga ko rero ngo uyu mugore yari asanzwe anatwite, kandi ngo yari atwite inda y'imvutsi, cyangwa se yari atwite inda iri hafi kuvuka. Nk'uko rero amakuru tuyakesha bamwe mu baturanyi, biravugwa ko ngo uyu mugabo yari asanzwe agirana amakimbirane n'umugore we, ariko aya makimbirane akenshi ngo akaba yazanwaga n'umugabo, kuko umugabo mu by'ukuri ngo niwe wasaga naho ibyo yakoraga byose yarenganyaga umugore, kuko yahoraga yasinze, yahoraga mu by'ukuri asa naho ahoza ku nkeke uyu mugore we. Kuko hari n'amakuru twabasha kuza kuba twamenya ko uyu mugabo ngo hari igihe yashatse no kwiyahura, ngo ubwo yari yasinze, ngo ageze mu rugo rero ngo arwana n'umugore, birumvikana kubisa umugore, ariko kubera ko yari yasinze umugore yaramunesheje. Hanyuma umugore ngo arirukanka n'abana. Nyuma rero uyu mugabo ngo baza gusanga ngo yimanitse mu mugozi, ariko uyu mugozi nubwo ngo yawimanitsemo ngo waje gucika. Niyo makuru twaje kuza kuba twahabwa n'abaturanyi b'uyu muryango. Uyu mugabo rero ngo yayimanitse mu mugozi, umugozi uza gucika. Hanyuma
ikintu cyakurikiyeho bahise bamutabariza nyine, bamutabarije bamujyana kwa muganga, mu by'ukuri aza gukira. Ariko abaturage bakaba badutangarije ko bagiriye inama uyu mudamu yo kuba yatandukana n'uyu mugabo, kuko uko babibonaga babonaga ko uko bizagenda kose uyu mugabo ashobora kuzica uyu mugore, cyangwa se umwe muri bo ugasanga arapfuye azize amakimbirane n'ubundi yari hagati yabo uko ari babiri. Uko byatangiye rero mu bijyanye n'amakimbirane yabo, uyu mugabo ngo hari ahantu yashakaga kugurisha, hanyuma umugore ngo yanga kumusinyira. Umugore rero yanze kumusinyira, amakimbirane yatangira kuzamukira, kuko ngo umugore ntabwo yizeraga uyu mugabo, nyuma y'uko bari babanye babyaranye abana bagera muri 3. Ngo bakibana uyu mugabo ngo yari afite imico myiza, ariko nyuma y'uko uyu mugabo abanye n'uyu mugore ngo yatangiye kugira imico yo gushurashura cyangwa se yo kujya mu nshoreke. Hanyuma bimwe mu byo bari batunze ugasanga ari kugenda abijyanira zimwe mu nshoreke ze. Rero ngo nibwo umugore rero yafashe umwanzuro ko nta kintu kigomba kuzongera kuva mu rugo rwe kigiye mu nshoreke. Hanyuma uyu mugabo ngo yaje kuza gufata umwanzuro rero wo kugurisha ishyamba, ngo ni ishyamba rero bari bafite. Uyu mugabo afata umwanzuro wo kurigurisha, agiye kurigurisha uyu mugore yanga kumusinyira. Yanze kumusinyira rero, ikintu cyaje kuba cyakurikiraho nuko uyu mugabo rero yatangiye kugenda atoteza mu buryo bwa nyabwo uyu mugore, amukubita, muraza hanze, agira ati mu by'ukuri uyu mudamu ngo nubwo yaje kuza kwitaba Imana, ariko ngo yarabayeho mu buzima bubi bitewe n'uyu mugabo bashakanye, kuko ngo yamurazaga hanze. Baze kuraza hanze umugore utwite. Nyine ni ibintu bibabaje, ni amwe mu makuru twagiye dukura mu baturanyi n'ubundi bari basanzwe baturanye n'uyu muryango hano muri kano karere ka Nyagatare. Mw'abantu mwe, uyu mugabo ngo ikintu yaje kuza gukora, ngo uburyo ki yaje kwicamo uyu mugore we ni mu buryo bubabaje cyane, kuko bikomeje kugenda bigaruka ko ngo yaje kuza kumukubita ikintu, bakaba yagikubitiye rero mu musaya umwe, kiragenda gitunguka mu wundi musaya. Urumva yamukubise muri nyiramivumbi mu musaya, ikintu yamukubise kiragenda gitunguka mu wundi musaya. Ariho rero ngo uyu mudamu yahise apfana n'uruhinja yari atwite. Urumva nyine ni ibintu bibabaje ku bwenge bwa muntu, kwibaza ukuntu umuntu w'umugabo afata umwanzuro nk'uyu nguyu wo kwica umugore we bashakanye. Ni ibintu rero ngo byabaye, ariko nubwo byaje kuba ntabwo byaje gutungurana, kuko uyu mugabo bari basanzwe bazi ko ari umunyamahane, ndetse bari baragiriye uyu muryango gufata umwanzuro wo gutandukana kugira ngo umwe azice undi. Uyu mugabo rero akimara kwica uyu mugore we, cyangwa se akimara kumukubita iki kintu mu mutwe, ku kintu yahise akora rero, ngo yahise ajya iwabo mu rugo iwabo havuka, arabakinguza, akinguza ababyeyi be. Rero arangije ababwira ko ngo amaze kwica umugore we. Akibibabwira rero ngo yahise akomeza agenda. Hanyuma ngo iwabo w'uyu mugabo nabo bahita bihutira kujya mu rugo rwe, kuko ngo ni ingo zari zituranye, bari baturanye. Hanyuma bahageze koko basanga uyu mugabo yamaze kwica umugore we. Ni ibintu biteye agahinda, Uyu mugabo rero ngo we ikintu yahise akora, yahise akomeza ajya kuri polisi. Ariko ababyeyi b'uyu mugabo rero ikintu bahise bakora, bahise bahuruza inzego zitandukanye, bahuruza abaturanyi, batabariza uyu mubyeyi. Bumva ko wenda ashobora kuba akiri mu mwuka, ariko baje kuhagera basanze byarangiye yamaze kwitaba Imana. Ni ibintu bibabaje. Uyu mugabo rero bikaba bivuga ko kugeza ubu ngubu rero yamaze gufatwa n'inzego zishinzwe umutekano, cyangwa se yamaze gufatwa n'inzego zibishinzwe, kugira ngo hakurikiranweho iki cyaha yaje kuza kuba yakora cy'ubugome bw'indengakamere. Nk'uko iki cyaha kiri mu byaha bihanwa n'itegeko mu Rwanda, ko umuntu wishe undi abishaka kenshi afungwa burundu, cyangwa se umuntu wishe undi abigambiriye yabiteguye, igihano cye kiba ari igihano cy'igifungo cya burundu. Urumva ni inkuru ibabaje iri kugenda igarukwaho hano muri kano karere ka Nyagatare. Muri iyi minsi ibintu bijyanye n'ingo biri kugenda bifata indi sura. Amakimbirane mu ngo
z'abantu babana biri kugenda bifata indi sura. Mu by'ukuri abasenga musenge musengere ingo muri iyi minsi kuko ibintu byafashe indi ntera cyangwa se byafashe indi sura. Nguko ngayo rero, nguko uko byaje kuba byagenda rero muri kano karere ka Nyagatare, by'umwihariko rero aho benshi bakomeje kugenda bigaruka bavuga ko ubugome busigaye bwarafashe indi ntera. Twe tuje kugira ngo tuguhereze ndetse zajya makuru. Gusa ikintu kiriho nuko burya iyo umuryango ubonye ufite amakimbirane nk'angaya, burya wafashe umwanzuro bagatandukana, ibyo byaba byiza kuruta uko umwe yakwica undi. Nicyo kintu cyaza kuza kuba cyaba ari kizima. Reka tugusaba rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukanda kuri sabone cyangwa subscribe ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitwe dushyiraho amakuru notification ugezeho ni mu ba mbere amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu. Kandi kora share cyangwa se partage byibuze amakuru yasangiza abantu babiri cyangwa batatu, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Urabo tweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 ko tuzajya dushyira amakuru uzajya uyabona uri mu ba mbere. Inkuru zacu uzajya uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Turagusaba kujya muri comment ugatanga igitekerezo, ukanakora share. Ibi byose nubikora uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Urabo tweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 ko tuzajya dushyira amakuru uzajya uyabona uri mu ba mbere. Inkuru zacu uzajya uzikurikirana gatanu ku kandi. Wakoze kubana tu rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.